Breka mwe kandanze nyane nyemeze How did you do that? I'll tell a pastor about the sin when you don't. Sawa rero ijoro ryiza. Ese kugiye hari ikintu mvuze Hanyuma surajya ngo numve. Uvuze ngo ihise ubwo ni ijambo ryo kukubwira ugasubirayo Hana ari uvuze. Ako narubu ubu narebye ubona umuntu w'umugabo ari cyo kintu kinkuye mu rugo kinzanye hano None ko ari byo wavuze wagiraga ngo numve ibyo utavuze. Gabanya ubujiji rero atega amatwi wumva icyo ngiye kukubwira Wikigora ukivuga kuko unamajije kukimenya. Ni igiki Ushobora kuba uje guhuruza uvuga tubaka kanya abajura bibyi wanyu. Nako kabuje kwibaraguza utubwira amateshwa. Ari wowe wabyibye kujya batamenya ko ari wowe wabitwaye. gusa ukabureba ukabona ngiye meze nk'umujura Ariko amajuru uri kugenda. Nayo ibunyira abajura n'abashinzwe umutekano gusa. muri ibyo byose rero nta na kimwe kinzanye Serivisi ziri inyuma y'izo rero ntazo wabona igenda uzagaruka ejo. kandi nimwe muzajya mwimisha umugisha Kuma nibyo nta mugisha w'abashonje dukeneye. va muri ibyo ubundi mushiki wawe arimo Urugo rwacu nta mukobwa tugira. ariko sumpakanya nkande wagize ngo n'ubwa mbere nje hano Ubwo bivuze ko inzu yacu mwari mwaragize amaroji mwirwa muyisambaniramo. ako umutinda rota icyo kintu mu magambo nigeze mvuga wumvisemo uburayi None mushiki wanjye wamubyaye muri batisimu. hari umugabo ubyara umukobwa muri batisimu se Uje kumwigisha ibyabaza shangazi se. oya None uje kumubaza ikiri joro kandi ntacyo upanga nawe. tuje kuganira ku by'urungano Ndakubwiye ko mushiki wanjye afite imyaka 45. njyewe si yo myaka hariyo mfite Kwikigwa avuga menshi biragaragara. Urabona ukuntu imboni zawe zahindutse ubururu. ngaho ahindutse ubururu atese ngenda ikiva hejuru Oya ureke bakuzimu. akuwa cyane ko ufite amagambo mabi Ushaka amagambo meza se kandi nawe utari mwiza. ahubwo ubwiza ubuzanye mute njye uranaje kwiyamariza mu irushanwa ry'abamisi Stop umusore ibyo ngibyo reka tubireke. Reka mbanze nkubaze kandi usubize neza. Nigute utinyuka ukaza mu rugo rufite umugabo n'umugore kandi babana guri ibyo bintu bishoboka. nta byadanje wane Ibyo byadanje birahari. Bazi rero yaba atari ngikukingura akaba ari papa ugukingurira. nahita mubwira ko nje muri etide Etide yawe masaha sibo. Icyakubwira ko ungana n'abo master bose bo muri Kigali. ibyo byose birakureba Nibindeba ariko byakandije kubera ko ari mushiki wanjye. ibitakureba ureba he Ku ruhande. reba yuri Umva musore ntabwo wakinjira muri iyi nzu kuko sinabigikunda. ufite ibiro bingahe se byampagarika kwinjira Ibiro simbifite ariko inzu si yaso. cy'ugugu zibaho ngaho ahubwo Reka inzu si yaso kandi ubu ngubu nshatse njye nahita ngena nkabiga papa nkavuga ati hari umuntu uri kutubangamira cyangwa se ntari binjira wowe nukubitana papa ubyisi mami. reka ninjire Urugo se n'urwawe. ese kutunyinguriye ngo ninjire Ariko urugo si urwawe. aho warwana uramenyera Okay nakubwiye wanga kumva. Njyamu nusohoka urakamubwira kureba. sohoka ndakamuga se ngiye ku rugamba Oh my days, irú ọmọ wo wá rèé nítorí Ọlọ́run. Mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. ariko wacyana kuri kundeka nkagenda bariyo Njye nawe turaziranye. ngiye ku rugamba se You will end up in McDonald's, that's what I meant, and I really meant what I'm saying. ariko wacyana yo kuri kundeka nkinjira barimo Simbizi. ntabwo uri uwa hano se Simbizi. base bakwitana Simbizi. base tuba inshuti Simbizi. cyanara no kuba inshuti se nabyo ugomba ubimenye Simbizi. wacyana we Simbizi. iki Toka. Uretse gatosho. Ibuka zirabyishyura. I don't want peace. I want problems always. Weka uragenda usota mu gipangu cy'abandi wabona ari icyaso. sorry papa Wikitwaza sorry nani w'umukobwa twa duturanyisha. Wenda kujyana ku kagari. oya rwose mbabarira mubyeyi Muvyeyi naso urongera kuvuga ndahita mukwita inkoni yo mu mburo gutwi. mumora iki se kandi Ariko se buriwe boss arangije akubonye. Wabona nabigenza uti wabona namukizwa n'iki? nyine urumva wowe ubireke ndakugurira akantu
akantu ko gutuma unyiba bakanyirukana ku kazi. oya njye ntabwo ndi umuntu urabona umfashije gutyo mwinjira nkagenda byo eganje kureba umukobwa waha Shaitonde nta gisambo kigira ibyo umukobwa wanga mupanga iki nuwo mujyi umusambana urashize none hari umuntu ujya uza kumusambanya ntabwo ndamubona ariko uko wese kose ajyaza kaho nese urumva ko kutari kuvugishwa uravuga ngo ntabwo uramubona kandi ngajyaza ibyo bihuriye ejo bundi natunguwe no kumva papa wamubwira ati mwana wanjye nunguwe no kumva warataye ubusugi wa musaza ariko ibintu uri kuvuga uri seriye ndi seriye cyane rwose ubu ushatse kuvuga ko yababanzwe na se papa ntabwo yamubabanga ahubwo ni mwebwe base kibimuza mu mubabanga ndakareka wigeze utubona hanyuma si ibyo byase byaba bihuriye muza mwikingirije umwijima hanyuma se amubwira ute ko yataye ubusugi atari kuwotsa nuko yabyumvishe ku baturanyi be aribo bari kubiganiraho icyo kintu wagihamya nta gihamya rwose kuko nabyiyumviye mu matwi yanjye ariko hagati aho utumva turi kuganira ukagira ngo twahuje urugwiro ahubwo wakwibarutse naringize ngo twabaye inshuti ariko inshuti yatuma utakaza umugati ugutungira abana ni inshuti nyabaki wibifata nabi kuko njye nta kibi kingenza uragenzwa n'iki nyine ndashaka kuba umukwe wabo umukwe wabo bakubwiye ko bakeneye umukwe umeze nkawe se ntabwo nese babikubwira batanu ahubwo wowe ndakugurira akantu bwoko kize kugura akantu nyine wumva ushaka nkakugurira shimye yuko wumva umuntu ataranakubwira none ufitemo angahe abazamu nimugorana mfitemo desa ayisiga isigara gusa kuko utarengejeho ka gacupa kagezweho akahe gacupa se kandi bakita n'indi ndongoye rero yikanyoye iri ku izamu amasaha y'ijoro ashira utazi ngo ubigenze uturi kubara iminota 2 yonyine none se muze ubwo ngubwo kagura ngaha bagize ngo soni menshi ni 200 yonyine ndumva bitanagoye ubwo rero urafata yo desa ngiye kuguha uhita ubari kunywa saa cyenda zikagera ntashyiramo agasigara sha ubwo nyine urakiramo icyo ushaka ko byose bivanze kandi hitamo kimwe rero umva sha muhu sinakureka winjanga utamaye katerese zanjye rero reka nigende nandi mafaranga mfite ariko ushaka wangirira impuhwe kuko nawe waraterese si waterese muze waraterese uzabyara n'umwana terete yewe hari naho uzajya kurya ubunyano ujye no gutora ubusurira bw'umwana wawe ngirira impuhwe rwose ndakwingiye rero n'umusaza ukuze mwajya gutoragura ubusuri oya basi rwose sori ahubwo rwose ngiye ngirira impuhwe ngireyo rwose desa cyangwa ataherekeze inzira yakuzanye rero ubwo sa rwose pe ngewe ntahandi nifite rwose ubwo reka nigende vuga ugenda uva shamuhu ubusa buruta ubusa pfa kuzana izo desa ndebe ko naziguramo urusenda rw'agasigara A few moments later. akushirura akabya nawe kuko ubiyuza kare wari kubi shiri nyine nta kazi nahuye nako gatuma ninda mbese shari meze gute meze neza urasa neza yesi ari kubitunganya aho kantu hagiye ujya ukambwira rwose nkumva nasubira nanjye muri rusengero nkajya gusenga ngo Yesu ari kubitunganya uri kubuzwa n'iki Yesu ntazajya ahora abitunganya ko yagiye nzasanga wabaye icyuki ba JP bakuntwaye reka ntabwo byaba gusa nari mukumbuye pe ariko zarubuzeho tu ariko hano narabaye icyuki ibyanwa byabaye ibyanwa utajya muri sarosi ubwo binegetse ndajyayo ejo kare uzanjyanayo tuzagenda rwose sheri naje hano mukumbuye kuko mba nageze hano kare ariko nahuye n'agasaza kanuka ibikote bimeze nk'amaganga y'inka wagira ngo ni agashumba uravuga zamuse cyane kariya nkakunda kuyibura akamvura imyenda neza bebe ko numva gufurira akiyibagirwa uza agahuye abanuka agahuye kameze gute impamvu y'Imana ibisogororo by'ingurube wagira ngo imvura imaze imyaka 5 igwa mu kiraro cyayo naho ngaho urakabije hapo hano reka tureke kubitindaho wasanga ari uko kitajya gikaraba reka wikabya nawe zamu wacu ntabwo yabura kuba karaba akaraba none se mumaranye igihe kingana iki umwaka n'amezi 4 wigeze ubona ajya muri dushe muri dushe ndakubajije wigeze ubona n'umunsi n'umwe ajya muri dushe
wapi kandi buri gihe nirirwa hano wijya kure byumvikanye mu biro 50 afite 47 n'ibyimbyiro ushatse kudusebya ngo ntitugabura zamu wacu akaba afite ibiro bitatu nabyo nibigeramo hari n'ibiro 2 by'imyotsi y'amasigara yirirwa atumagura pushe riva kuri karabasaza none se ndarumeze shameze neza gusa baby urasa neza nakubwiye ngo Yesu yarabitunganyije ariko nanjye yarabitunganyije Yesu aradukunda ariko we harabura hano hano hacisha agakasa hagire gutya ndambwire bebe burya nkubona umunsi wa mbere nabaye nk'ubonekewe nahise ntungurwa ku buryo bukomeye n'ubwiza wifitiye nacitse intege kuko abaguhururira uruhuri ruhese rumpururira bajepe b'abanyerondo umunyerondo n'umwanya bafite yakurara hagutera imitomo kuko mama atera imitomo iriho ikimi iri mwivu kuko hari n'igihe arambya mwivu ariko ongeraho n'imivu ariko njye sinamwemera ariko n'undi uri mu kazi unyitaho cyane pe kuko ntacyo namuburana nizere kuri kumbeshya ntarakubwira utumesaje twiza twabiri mu gitondo aho sinabamfashe ku ruhi nk'abayigeze kure nayigerereye pe bazi gutanga keya none si ubwo ngo bivuze ko ngiye ntazi kuzitanga koko ega warugize ubwoba reka wigira ubwoba mbese naburaguye umva ngewe uri no kunsezera kugira ngo bakujyane bajye kugukorera ibyo bintu umva ahantu wabyerekeje humura n'izamu wacu bavuga uriya musaza uriya nyine ubunganiriza ibintu by'ababyeyi nyine nirinda abasore batazagira iki nyine akanganira nyine nk'umukobwa wiwe yababa we uzi ko nangeze ngo baranakumenera naho wari ubyegereje umutima bigeze reka ngaho yanjye nta kibazo bimeze bite se bimeze bite umusore brada wari none nawe nakwenya gupfura rero umusore turi n'inshuti nawe urabizi ariko ukanye sisa buriya turi inshuti kigize kukireba gutya ntukajya umenyera umuntu usuye umuntu uramuzi ku buryo umumenyera gutya mubaze rwose turi inshuti musaza wajya mu mirimo genda jyanira kano kantu genda wa mwana uraza gutereta mushiki w'umuntu nta n'akantu uri bugure genda ndaza kukakugurira akira jyana ako kantu jyanira ako kantu mu cyumba ubanza ubikore gutya ntabwo napfa kukwizera genda nyine turaza kubisoza nyine buriya wenda nakwemera buriya ariko wagiye wubaha agenda mu mirimo aragitesha umutwe aho ubona serena ugiye mu kibazo nawe ikibazo gihari ndagukunda ndagukunda ese ubwo bwoko cyuma kamwe arayingira kirongeye kiraje cyane ngiye kujya dojo wa cyane ntabwo ugenda wicuna nginze mwe reka nihane icyana umuntu atujye kandi ntabwo reka njye mbanze nyikubite ndakuri reka mwe reka mbanze nyihane nyemeze komeza ukubite hari aho ugera ibintu bikagucanga ese kakwikaragira ku mutwe yicisha imbunda yo wenda yanyica urwihuse